murakoze cyane se ko umuntu ukomeje kundya iyi nkuru wayivuga ntayirara iyi nkuru nukuri yivuge ko ndabona iyi nkuru wayivuga ntayirara ugiye kuguruka hashize icyumweru kimwe Imana ikize ku mutima wacu Yesu beranange sebo Yesu tondekanga Omatabanga mangi Omuyaganga mungi Jesaba museno beranange abaruganda mukama yebaziwe mukama agenda kubakora bulungi tutuse mu kisera kirungi turabasuhuje mwese abumva ikigande n'ikinyarwanda n'igifaransa n'icyongereza n'amashi byose ya mumeze neza reka dusuhuze abantu badukurikiye rwose turabaramukije cyangwa turabasuhuje turabayambiriye aba ni abantu b'igiciro ni abantu bahenze cyane burya umuntu ufata time nino ya minota 2 akakureba ibyo uri gukora aba yabyubashye cyane tubasabiye umugisha rero abantu bakurikiye kino kiganiro ya dukurikiye n'abantu bari impande zitandukanye z'isi kuko turi kuri social media nyine birumvikana YouTube irebwa n'abantu benshi aho herereye hose udukurikira tubihaye agaciro sibyo Jane niko bimeze haba mu gitondo haba ari nimugoroba waba uri mu kazi waba uruhutse waba uri mu modoka tukwifurije ibihe byiza ugira amahoro yes Jane ragira uti ugira amahoro kandi ugira ishya n'ihirwe mu byukora byose tubazaniye inkuru nziza cyane uzana inkuru nziza ariko nta nkuru mbigira nayo iraba ngo mubwira abantu byururutsa nta byibanga nta kintu njyamisha kireka ikintu kitantambutse iyo nkuru nziza tuyitangaze ni inshingano zacu yego twarimo turirimba indirimbo iri mu rurimi rw'ikigande ni indirimbo ya Judice Babirye ariko mujya no gusa reka da siko mbibonye nonaha muheruka kera ariko n'abadukurikiye batubwire harimo agasura pe ibyo ramudukiranure kuko ngiye muherukira ntabyo nabonye kereka niba yarahindutse cyangwa nge narahindutse umuntu akuza agenda ahinduka ariko ni na kera ari mu myaka nka 15 hari no muririmbyi mwiza muri Uganda ngiye wahabaye nzi uko afatwa nibyo no muririmbyi w'icyubahiro kandi atinze mu muziki uzikino ndirimbo ari umushaka kuyumva kandi tuzikino ndirimbo nayumvise mu myaka 15 ishize nubundi icyo gihe mvuga muherukira iyi ndirimbo yaraje muri interview kuri City Radio muri 2007 ubwo si 17 nari nyigabagije yego yes ni BKM muri kuganira ndetse na Jane Uwimana reka n'aba bantu dutanga amahirwe kugira ngo abakurikiye babamenye bahora babona tuba hosting ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko uriya musore uducurangira gitara acoustic anaririmba neza ko twumva dushaka kumenya izina rye reka rero bifuza kubamenya reka dutangira hari buri wese agenda avuga izina rye kugira ngo birusheho kugenda neza n'icyo akora muri iyi groupe n'ijwi aririmba nitwa Jonathan ni umucuranzi curanga acoustic guitar ndirimba soprano na tenor yego murakoze cyane yego murakoze cyane ndabasuje mu izina rya Yesu nitwa Joel Byiringiro umuririmbyi ndirimba ijwi rya gatatu tenor murakoze cyane murakoze Yesu aduhamugisha amen amazina yanjye niyo Andrine kandi umuririmbyi ndirimba soprano na alto ibindi Yesu aduhamugisha murakoze cyane turi kumwe na Mr Jonathan Joel na Landrine ariko buriya turi kumwe n'abandi bantu benshi baba bari inyuma ya kamera abantu bari inyuma y'iki kiganiro sinzi igihe ni team iremereye cyane turi kumwe nabo tubashimire na cameraman Jafet yego nuwango aya mashusho muri kureba ari gukorwa n'abagabo babiri
Japhet na Diodone. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Na producer twubaha cyane bita Samuel. Uyungurura niwe wagize uruhare kugira ngo aya majwi abagere hameze uki. N'amashusho regara bivanga. Uriya n'imbera byose. Murakoze cyane se ko umuntu ukomeje kundya. Iyi nkuru wayivuga ntayirara. Iyi nkuru nukuri yivuge ko ndabona. Iyi nkuru wayivuga ntayirara. Ugiye kuguruka. Hashize icyumweru kimwe Imana ikize ku mutima wacu igitekerezo cyiza cyo kwagura umuziki dukora wo kuramya no guhimbaza Imana, tukareba no mu mbibi zaho dusengera ko nta handi bakeneye message yacu, tukava muri studio, tukava mu rusengero, tukajya n'ahandi. Yego, hari ijambo nasomye byiza muri Matayo ngo mugende mu mahanga yose, ngo mubabwire ubutumwa bwiza. Uzi ko nasanze buri wese aturanye n'amahanga ye cyane. Amahanga tuba turi kumwe, ntabwo ari ngombwa ko urira indege. Yego. Ntabwo ari ngombwa ko urira bisi. Yego. Amahanga muba muri kumwe. Burya rega nuwo muturanye mwegeranye ashobora kuba ari nuwo mu muryango wawe. Ashobora kuba ari ihanga rikwegereye. Hari abantu bashakanye n'amahanga. Hari abantu bashakanye. Mu buke ni ishyanga. Iyo umuntu mudahuje ubundi kugira ngo bavuge ishyanga, ni abantu baba bahuje imyumvire, imyitwarire, imigirire, imyizerere. Iyo rero umuntu mudahuje, ubwo muba muri amahanga atandukanye, biba bitakiri ishyanga. Uzi ko umuntu ashobora kuba tuvukana kuri papa akwita mwene data kuri data, ariko utari mwene data muri Kristo Yesu. Birashoboka. Uzi ko ari amahanga bakwegereye wabwiriza ubutumwa. None si umuntu atavutse ubwa kabiri ngo muvukane. Ubwo ariko mubyumve neza, ntabwo ari ukuzanamo amacakubiri, kuko uko gutandukanya imyumvire bituma abantu buzuzanya, bituma abantu baba magirirane. Icyo umwe atazi undi arakimusobanurira, icyo umwe adashoboye undi akagishobora. Niyo mpamvu Nyagasani adukoresha twese turi ayo mahanga kugira ngo tugende tugerageza guhuriza hamwe. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nyine dukwiye kubyakira. Umuntu ntiyumve tuvuga ngo tujya mu mahanga, ngo tugiye kuzana abandi baze mu ishyanga, ngo yumve yuko n'utari muri iryo shyanga atari umuntu kandi ufite agaciro. Nawe Imana iragukunda, kuko Imana itubona nk'indabyo nziza ziri mu busitani, kandi indabyo ntabwo zigira ibara rimwe. Ntabwo akenshi ubusitani buba bugizwe n'indabyo zifite amoko menshi, amabara menshi. Natwe abantu niko tumeze, ni nabyo bitumerega ziryohera kuzireba, nuko ziri ni different colors. Nuko natwe tumeze rero turaje cyane, twaje. Yesu avuga rero ngo mugende mu mahanga yose. Abantu bashobora kuba benshi batumva ikintu yashatse kuvuga, nibyo byose ari kuvuga. Amahanga aratwegereye, nta tike mfite yo kujya muri Amerika, ariko mfite abanyamahanga duturanye ushobora gushyira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu twavuze ngo nyuma yuko turirimba muri studio tukarekodinga ama worship session, nyuma yuko turirimba mu rusengero dusengera ku cyumweru n'ahandi hatandukanye, nta handi bakeneye kumva message yacu. Nibwo twigiriye inama turavuga ngo twinjiye no muri hoteli, turebe ko naho twashyira igicaniro cyo kuramya Imana no kuyimbaza bigakunda. Imana ngibera hose cyari uko bimeze, kandi nta muntu n'umwe nzi wigeze aza ashaka Imana ngo imwihishe. Kandi burya umuntu aba yifite mu mutima we, ahubwo aba akeneye akantu gato kamukangura. Yego. Ngo hanyuma ahite abona neza yuko Imana bari kumwe. Yego. Ubwo rero aho ngaho muri hoteli tuzanye umuziki wo guhimbaza Imana. Yego. Tuje kuvuga imbaraga z'Imana, ibitangaza byayo. Hari igihe umuntu aza hari ahantu, njyewe ndi umuhamya wabyo kuko nahakoreye igihe kinini, umuntu yihebye ubona ameze nkaho yibagiwe yuko n'Imana ibaho. Ubona yuko atakibuka urukundo icyari cyo. Erega televiziyo hari umuntu urebye ikiganiro bwa mbere abonye Jenny, niko bimeze. Nitwa Jenny w'Imana. Uyu ni muntu ki turi kumwe ubundi. Naririmbye karaoke imyaka isaga 15 na live music, nkorera muri bande zitandukanye, ndirimba amoko yose y'indirimbo. Rero muri ibyo bihe
ahantu navuga nakoreye cyane ni mu kabari, mu byo tuzi mu izina rya bare, muri hoteli, muri coffee shop, ahantu hahurira abantu benshi, ariko inshuro nyinshi usanga bahuye baje kunywa, gusabana, kurya, ariko harimo abenshi muri bo baza bahunze kwigunga, bahunze agahinda gakabije, abari kumwe nako bahunze imvururu, aba yagize wenda gushyamirana mu rugo, bya bindi twavuga ngo hari umuntu ubana n'ishyanga akavuga ati reka aho kugira ngo tuze guterana ingumi kubera ko ntashye karere kamite nigira mu kabari, akagenda yumva nta bindi byiringira afite. Ayo mahirwe abakristo bo navuga ko icyo kintu cyo kujya mu kabari, abakristo bo bafite amahirwe y'uko badahungira aho ngaho, ahubwo bahungira mu rusengero, ariko hari abandi bayobewe aho bajya. Abo bantu rero akenshi narababonaga rwose, ukajya kubona ukabona umuntu ararize, ukabona umuntu aranywa nk'uwiyahura, ukabona rwose ko umuntu afite ibibazo byinshi cyane. Twasanze rero abo bantu turamutse tugiye kubaririmbira tubabwira imbaraga z'Imana, ko Imana ibakunda, ko Yesu aruhura, abo bantu byabagirira akamaro cyane, kandi twabagarurira ku Mana. Bati muze munsanga. Umuntu akaba agendana n'Imana ariko atabizi, atarakanguka ngo abone ko Imana ihora imugirira neza, ngo avuga ati noneho mu migirire yanjye ngomba kuzirikana ko iyo Mana ingirira neza, ngomba kwitwara nk'umwana w'Imana. Ubwo rero abo bantu umushinga wacu ni uko tubibutsa, ni ukubasanga. Kandi wibuka ko iyo abantu bagiye muri ibyo bintu maze gukorera detaye, hari n'abajyayo bavuga ngo bagiye kuruhuka, yumva ko agiye kuruhuka, ariko bataha ugasanga nibwo barushye. Kwiyahuza inzoga, kwiyahuza urumogi. Nzi benshi amakuru yabaga ari hangover iyo bwabaga bukeye, abandi akaba yaratangiye gutya avuga ngo agiye kuruhuka, akazagera igihe noneho atakibasha kubigenzura na gato, akisanga ari mu kabari atazi nuko yahageze. Ikibabaje cyabyo ni uko niyo umuntu afite ubukene, kubera abo baba barasangiye baramubwira ngo ngwino tukugurire, ngwino tukugurire, noneho muri cya gihe wenda yabikoze ari umushomeri, muri cya gihe abonye akazi akananirwa akazi, kuko inzoga uko ugenda uziyegereza ziragufata zikaguhambira, akananirwa kuvayo, akaba nta muntu wigeze yumva amubwira ko Yesu akiza, wamenye yuko Yesu yamukiza n'izo nzoga rwose akazireka. Ubwo rero uwo muntu niwe dushaka gusanga, ntabwo ari we wenyine, hari benshi baremerewe, hari n'abakristo rega, hari abakristo nabo bakeneye nabo kuruhuka, bakeneye kwidagadura. Hari ukuntu abakristo bamwe, si bose, badomokera ahantu bari gucuranga, wenda ni mu kabari, ni muri hoteli, muri bya bisopo byawe na karayoke wahozemo, kavuga ati biriya bintu biraryoshye, yareba ukuntu agiye kwinjira mu kabari, arabona bari kunywa inzoga, abandi bari mu rugomo rutandukanye, bari gukubitana amacupa wenda basinze, ariko akumva ibintu biri kuberayo, bari gucuranga neza, umuziki ukamukurura disi, bakwita nk'indirimbo gakoni k'abakobwa, akumva ibyo bintu biri kumukura, kuko muzike iremye ku rwego ikonvenka uyumva wese, wayirobanura utayirobanura, muzike yakwempagitinga bigakunda, kuko ni agreeable aroreye, kandi umuntu wese ufite amatwi akwiye kumva umuziki. Rero hari ukuntu bajya guhengerezayo ukabona barakora n'umutima w'urubanza, sibyo? Ntashaka kwinjirayo, ntashaka no gusohoka. Ngwino wifatanye n'abana b'Imana. Twabafashije rero no muri ubwo buryo, abana b'Imana barokore, abanyamadini batandukanye bashaka nabo kwishima binyuze mu muziki, kandi umuziki utabempagitinga ubajyana muri negative side, kuko umuziki ushobora kugukoresha amakosa, wawitaye ukita no kuri message yawe. Ibyo bintu rwose ndabizi cyane. Rero niyo mpamvu twicaye turavuga, ariko se wayi twebwe tutashyiramo rumba, sebeni, roke, R&B, blues, abantu nabo bakaza bakaruhuka, yicaye hariya ni umuryango, azanye n'umwana n'umufasha, bicaye hariya bari kunywa kofi, bari kwiyakira, bareba abaririmbyi baririmba neza nk'aba, bareba abanyamuziki batandukanye tuba turi kumwe buri cyumweru, kuki bo batagira ahantu baruhukira ariko kandi badatokoje abo bari bo nuko bimera. Ikindi ariko burya ni n'itegeko ry'Imana ivuga ko tugira iminsi yo gukora, tukagira n'umunsi wo kuruhuka. Ntabwo ari icyaha. Uriya munsi wo kuruhuka rero wishimira ibyo Nyagasani yatumye ugeraho.
ibyo bikongerera imbaraga kuko uba uri gushima Imana uvuga uti Mana wongere unyongerera imbaraga n'ejo nzongere njye mu kazi kandi meze neza, ibyo bigakunda. naho ubundi iyo ukoze ni byiza kuba ni ku cyumweru iyo gahunda tuyigira kugira ngo tubibabwire. Ni byiza ko ku cyumweru mu gitondo uba wagiye mu rusengero cyangwa mu kiliziya ugasenga, ariko burya imyitwarire y'umuntu ugiye gusenga n'imyitwarire y'umuntu ugiye kwishimira ibyo yagezeho, cyangwa se nubwo byaba atari ibyo yagezeho ariko iby'Imana yamukoreye, kuko nta muntu n'umwe udafite icyo yishimira Imana yamukoreye. No kuruhura mu mutwe biratandukanye. Hariya rero uza uje kuruhura mu mutwe ariko byose ubikora uramya Imana. Burya imibereho yacu yose iba ikwiye kuba mu kuramya Imana. Mu byo ukora byose ukwiye kubikora uhesha Imana ikuzo. Kuba rero waza ku cyumweru ukifatanya natwe ugashyiraho agakomande kawe bakagukorera ku kabrushete cyangwa karya no kubiryo utitekeye byatetswe n'umushefu hanyuma bakagukorera utwo tuji dutandukanye tw'imbuto cyangwa ukanywa agasoda kawe cyangwa ukanywa icyayi cyawe wumva ukeye ku mutima ukavuga uti ni ukuri Yesu agira neza. Abantu bakuririmbira indirimbo z'amazamuka cyane, hanyuma ukahakura imbaraga, ejo ugasubira mu kazi unezerewe ntacyo wishinja. Utagiye muri ka kabari harimo imiziki ikangurira abantu ubusambanyi ngo utahe uri kubitekereza uvuga uti ariko hari ahantu mvuye nacumuye, wumva umutima nyine ugucira urubanza ngo hakurikireho kujya kwihana cyakabaye. Burya abana b'Imana bagira imibereho yabo igenga ubuzima bwabo nk'indi miryango yose. Nyine buri muryango ufite amategeko yawo. Rero twebwe nk'uko Imana ari data tugendera mu byo yadutegetse, tuyubaha mu byo dukora byose, no muri uko kuramya niko biba bimeze. Uzaze rero twifatanye. Yes, ni gahunda nshya twinjiyemo ariko izakorera ku isi hose. Tuzajya tugenda no mu ntara gati iyi weekend turaba turi Musanze kuri hoteli yaho nziza rye tuvutse ko nzabavuga utaha nyinshi buretse gato tugende tujye Gisenyi, tujye i Rusizi, tugati Gisenyi nabonye huzuye sale ye Gisenyi neza ho gusohokera, ngira ngo hari ahantu abantu benshi baruhukira yes babidagadurira. Ubwo rero iyo gahunda yo kwidagadura turi i Kigali, niho twayitangiye mu Gitego Hotel. Ni hoteli iri i Remera kuri controle technique, ifatanye neza na controle technique inyuma gato ku muhanda ugana Nyabisindu. Igitego Hotel buri cyumweru guhera saa 12 kugera saa 3 tuba tuhataramiye. Ariko buri gihe iyo ndi gutanga ubutumwa nkunda no kwibuka gukangurira abakristo bafite impano yo kuririmba, yo gucuranga. Ushobora kuba uri hafi yo ku Gitego ukaza tukifatanya, ariko ushobora kuba uri mu ntara, ushobora kuba uri ahandi kure, kandi aho uri naho hari hoteli cyangwa hari akabari cyangwa hari coffee shop. Vugana nabo uremera abakristo ahantu bajya kwidagadurira nawe, kandi iyo mpano yawe uyibyaza umusaruro. Aha mpite mboneraho no kubwira abakristo ko rwose mukwiye kuza kudushyigikira. Kwinjira n'ubuntu, ariko ukaza ukigurira. Ntabwo ibyo ari byo byose umuntu w'umukristo, umuntu w'umwana w'Imana uza agaciro ke, yumva ko ibintu byose 100% bikwiye kuba ubuntu, ngo uvuge ngo niba ngutumiye nguze hanyuma nanakugurire. Ati niko bikeye muzana tugaburira se tinituza mu gitaramo. Wumve yuko twebwe kuririmba twabigize umwuga, gucuranga twabigize umwuga. Uzu dushyigikire kugira ngo na boss waduhaye akazi nawe abone amafaranga yo kuduhemba, hanyuma ubuzima bukomeze. Ubwo ni wowe Imana iba yakoresheje kugira ngo duhe umugisha binyuze muri wowe. Hanyuma rero nawe ufite impano nabwiraga, ukoreshe iyo mpano yawe, ubikore kinyamwuga, hanyuma uremere abakristo aho bajya gutaramira. Ugenda uvugane na boss aguhembe, kuko uzaba umuzaniye abantu, kandi uzabuzanye n'ubutumwa bwiza aho hantu, uzahindura benshi. Urumva rero ni igikorwa cyiza kirimo
inyungu ku mpande zose, haba ari kubaza gutarama, haba ari kuri twebwe, haba ari kuri nyirakabari. Ubwo nawe ufite akabari, coffee shop, ufite hoteli, nawe uharanire ko uwo murimo w'Imana wakorerwa iwawe, ukubaka igicaniro cyo kuramya Imana muri bizinesi yawe, ukagira umunsi ufite iminsi yindi itandukanye wagiye ukora bizinesi mu buryo butandukanye, ushyiremo n'amasaha, uhe umukristo aze ufite impano ye ayobora abandi, hanyuma baramye. Ko nawe mbonye hari indi mpano ufite ni iyihe? ushobora kuvamo umupasiteri mwiza. Ntabwo ibyo nari mbizi bimenyekanye none muri iki kiganiro. Yes, duhurire kuri hoteli Gitega i Remera ku cyumweru saa 12 z'umugoroba kugera saa 3 n'igice, saa 3 zuzuye tuzaba turi kumwe. Kuko hari igihe utuma abantu bakererwa, twubahiriza gahunda. Yego, twubahiriza gahunda, kandi umwuka w'Imana agira gahunda. Uzamuri kubona BKM na Jenny ndetse n'iyi group yitwa Bright Singers. Iyi group turi kumwe, hari n'abandi bamama bacuranga neza cyane amagitari, nyaga abantu bagiye bababona. Njye ndumva umunsi utinze kujya. Ni ukuri. Ikindi ni uko tujya tugira abashyitsi batunguranye bafite impano cyane rwose. Ubwo rero ushobora gutungurwa uwo munsi mu buryo bwiza. Tunashimira n'abantu bari kugira uruhare mu kudushyigikira, bari mu itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye, n'abantu ku giti cyabo. Numvise ubutawushimira n'abagira nashimiye abantu badushyira kuri statut. Nk'ubu niba uri kubona iki kiganiro uri kukibona kuri YouTube, fata iyi link uyishyire kuri statut yawe, nawe uraba uvuze ubutumwa bwiza. Fata iyi link uyishyire kuri social media zawe, nawe hari icyo ubukoze, uyishyire mu magroupe urimo kuri WhatsApp. Buriya nawe niwo muyoboro ufite unyuzamo ubutumwa bwiza, kandi urabudushyigikiye cyane. Mbaye nanagushimiye kuko nzi ko uri bubikore. Gukora subscribe byo ndabizi ko wabikoze kera, n'igitekerezo nacyo waje, n'amafaranga afatika pana teori. Dufite momo code washiraho kujya kuri mobile marwango ndashaka gushyigikira umurimo w'Imana utangiye, nanjye nifatikanije namwe kuvuga ubutumwa bwiza nubwo ntazaba mari. Dufite byinshi tuba turwana nabyo, amadeprasoma y'abaririmbyi, amadeprasoma y'abacuranzi. Buryo uyu mushinga ugitangira ubuhenze cyane rwose. Rero ushaka gukunda uno mushinga kwa watu ngenda shaka gushyigikira igitekerezo cyanyu, nge ni façon financière, wabaha kode rwose umuntu ashobora kunyuzaho ubufasha bwe kuvuga ngo uyu murimo w'Imana turi gukora utazahagarara, nta kibazo. Momo code yacu ni 3534661 ni TN Rwanda. Subiramo rwose 3534661 TN Rwanda. Washyiraho iyo nkunga yawe. Ikindi ushobora no kohereza message cyangwa ukohereza iyo nkunga yawe kuri nimero ya telefone. Ngewe nkoresha 0788318997. Reka nyisubiremo 0788318997. Ubwo impamvu mvuze nimero nuko hari kohereza kuri kode, ushobora kuba hari indi message ushaka kumbwira ugasanga sinyibonye, hanyuma nawe wabaha nimero kugira ngo yoherezaho niyuzura nzaba hiyanjye nta kibazo. Ariko n'ubundi zuzurira rimwe. Ubwo rero niba yashyiraho menshi ikakuzura ntuzahita umbwira, nanjye ubutaha nzaba hiyanjye. Jenny, ndagushimiye cyane. Ni ukuri nawe urakoze cyane. Dushimire n'aba baririmbyi ndetse n'abakameramani bagize hari kugira ngo kino kiganiro gitambuke, na producer Sam ku majwi. Byagenze neza, aba bantu bose nabo kubahwa, kandi iyi timu yose babona tuzaba turi kumwe nyine ku cyumweru kuri hoteli Gitega i Remera munsi ya control technique ku muhanda ujya Nyabisindu saa 12. Umuziki uzaba ebana turimo turakina umurya wa mbere uzaba uvuze. Murakoze cyane, turabakunda kandi turabishimiye. Tubona n'umwanya wo kubifuriza weekend nziza. Ciao ciao.